nongeye kubasuhuza mbaha ikaze nanone bakunzi ba filime The Homeless Girl. Nongera rwose kubaha ikaze mbasaba kugira ngo mukomeze mubane natwe kandi mukomeza gukanda subscribe hano kuri uru rubuga rw'abakunzi b'iyi filime. Uyu ni umwanya rero wo kuba twaganira kuri filime yacu, aho tugenda tuganira ku bintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Mwabyiboneye neza ko ubu ngubu Alice asigaye ameranye neza na Hono, ndetse ubu asigaye ameze neza muri uriya muryango wa Lucky na Hono. Murabizi neza ko babana kandi bakodesha, kandi tubonye Hono arimo guhereza Alice irindazi ndetse n'icyayi byo kunywa kugira ngo abe yafata breakfast. Ubwo rero ndatekereza namwe mu gutekereza icyabaye mwabyiboneye neza ndetse munarabyiyumvira. Ubwo Alice yibazaga ati se ariya mafaranga mfite mbe nayaha uriya muryango maze babashe kuba bakemuza ibibazo bafite. Ariko undi mutima ukamubwira uti ese ubu ngubu nyabahaye uriya mukobwa Hono agakomeza kunyanga, naba uwande kandi aya mafaranga ariyo nari ntezeho amakiriro nkaba nakwikura mu bukene akaba yamfasha. Ariko ibyo ngibyo rwose yakomeje abitekerezaho. Ntituzi ngo byagenze bite, ntituzi ngo yayabahaye baba bakemuza ibibazo, ariko ndakeka ashobora kuba yayabahaye kuko uriya mukobwa kuba arimo kumufata neza kuriya, arimo kumuzanira icyayi cyo kunywa ndetse n'irindazi ryo kurisha, akaba arimo no kumubwira ati genda ujye kubura kinywera muri salo wicaye, nanjye mbere gufasha gufura iyo myenda. Murabona ko ari ibintu rwose, murabona ko hari akantu keza kabaye hagati yabo. Ndakeka Alice ashobora kuba yabafashije akaba yabahaye ariya mafaranga. Ese namwe niko mubitekereza? Niba ari kubitekereza ndagusaba kugira ngo ubyandike muri comment ubitubwire, maze turushaho kugenda tuganira ndetse tunungurana ibitekerezo, maze turushaho kugenda turyoherwa na filime yacu, ibintu birushaho kuba byagenda neza. Uko muri kubibona rwose, muri buze kudusangiza ibitekerezo byanyu, mutubwire ukuntu muri kubibona ndetse mutubwire n'ukuntu muri gutekereza byaba byagenze, maze dukomeze kugenda tuganira. Mwabyiboneye neza rwose ko ubu ngubu Alice asigaye ameze neza ndetse arimo no gufata imyenda agafura, kandi ngira ngo mu minsi yashize mwarabyiboneye neza uko uriya mukobwa Hono yaziraga Alice. Yabona yicaye muri salo akamubwira ati ese weho waje hano kwicara? Mwarabyiboneye ubwo yanamubwiraga ati ningaruka sinkusange aho ngaho. Ariko murabyiboneye, ari kuza ari kumuha keya, arimo kumubwira ati reka nkumbe ndagufasha gufura weho manze wajya gufata breakfast. Murabona ko rwose ibi bintu ari iby'agaciro. Murabona ko Alice noneho ubu ngubu abayeho neza, ndetse atagihangayitse ngo azongera kurara hanze mu kigunda. Mbese murabona ko ibintu ari umutekano. Ese muratekereza ibi bintu bizagenda bite ubwo Lucky rwose yagiriye neza uyu mukobwa? Muratekereza Alice atazaba yakunda Lucky? Ese muratekereza namukunda bizagenda bite ko tuzi ko na Lewis amukunda, amufitiye urukundo rwinshi cyane bigeze naho ubu ngubu akimushakisha? Ndagira ngo mwarabyiboneye neza rwose ukuntu Lewis ahora ashakisha Alice. Mwarabibonye muri episode yabanjirije iyi ngiyi, ukuntu Alice yahuye na Lewis ndetse bakanahoberana, ariko ntituzi ngo ibintu byahise bigenda bite. Murabizi ikibazo cyabaye muri filime ya episode ya 10 mwabonye ko harimo ikibazo, ariko no muri iyi ngiyi mwabonye ko igitangira nabwo ikibazo cyakomeje kubamo, ariko mwabonye ko yageze hagati amajwi akagarukamo. Ndagira ngo rero mbabwire ngo episode y'ejo yo amajwi yose azaba arimo, maze mube mwasobanukirwa neza, kuko twabonye neza ko muri episode ya 10 Alice yari yahuye na Lewis, ariko muri iyi ngiyi yabaye ya 11 mwabonye ko mbese bitarimo gusobanuka ngo tubone ko ngo Alice akimara guhura na Lewis byagenze bite.
ntitwamenye ngo ibintu byagenze bite. Reka rero mbararikire kugira ngo dukomeze tugende tureba filime ndetse mbasaba gukanda subscribe hano kuri channel kugira ngo turusheho kugenda tubana muri biganiro 5 kuri 5. Reka nshimire wowe twakomeje kubana muri iki kiganiro, wowe rwose uri kubona utakanze ku ibuto ya subscribe, ni iby'agaciro kuba wayikanda ndetse ukadusangiza n'ibitekerezo byawe, utubwira uko ibintu urimo kubibona ndetse ugakanda na like niba wakunze iyi video. Ndabakunda cyane, ciao ciao.